umudiho mwiza nk'uyu nguyu nta utaryoheye, kandi turakomeza n'ubundi tugende tuganira. Ndakwifuriza kumva wisanzuye mu biganiro bya IRTV ijwi ry'urugwiro. Tugeze mu kiganiro Voice of Urugwiro Time, ni aho abakunze ijwi ry'urugwiro by'umwihariko ababa muri groupe y'ijwi ry'urugwiro batanga ibitekerezo ku ngingo zigiye zitandukanye bitewe n'uko nyine buri wese abyumva. Indirimbo nk'iyi ngiyi yumvise hari uwo yibutsa ubukwe bwe cyangwa ubwa nyirarume, nyirasenge se cyangwa mubyara we, mukuru we, mushiki we n'abandi. Tugiye kuganira ku byerekeranye n'ubukwe, ariko se aho turahera hehe? Ndagira ngo nkurangire page ushobora kusangaho ibyo turi kuganiraho. Ni page iri ku rubuga IRTV.fr. Tugiye kuganira ku ngingo ivuga ibyerekeye no gutera ivi. Niwandika wa3.irtv.fr akarongo kaberamye 2022 akarongo kaberamye 08 akarongo kaberamye 19 akarongo kaberamye ukandika mu ijambo rifatanye sagenuye akarongo gatambitse avec akarongo gatambitse une akarongo gatambitse bague akarongo gatambitse deux akarongo gatambitse fiançailles iriho s akarongo gatambitse origine akarongo gatambitse deux ni de itavuga kabiri akarongo gatambitse la akarongo gatambitse tradition akarongo gatambitse. Uragera kuri iyo nkuru tugiye kwibandaho n'ubusesenguzi twakoze kuri IRTV ijwi ry'urugwiro bwerekeranye n'inkomoko yo gutera ivi, kandi abanyuranye muratubwira uko mubyumva, turebe byaturutse hehe. Burya hari igihe akenshi abantu bakora n'ibintu batazi uko bimeze. Turi mu mwuka wegeranye ne amakwe, hari abataramye bitewe naho baherereye, hari ashobora kuba bumvise ikiganiro bari bataramye ejo, ariko nawe turagira ngo tuganire twumva turi mu mwuka wo kujya mu bukwe ejo. Wibuke na cya gihe bwari buke nawe ukora ubukwe byari bimeze bite, igihe bagutereye ivi cyangwa se nawe igihe wariteye byari bike, ese wabikoze uzi ibyo ari byo? Nibyo tugiye kuva imuzi n'imuzingo. Mbere gato y'uko dutangira ndongera nzamure indirimbo nziza y'urukundo, indirimbo nziza y'urukundo naguteguriye, nayo ndizera ko iri gushyira mu mwuka, hanyuma tugere twumvira imiyugire itandukanye tuganira kuri iyo nkuru. Gusa nyine urabyumva ko kubanga bw'ibyo badufashe kuzamura Bryce Spring wavuze ati I wanna marry you, yabibye mu Cyongereza mu myaka y'igihumbi 1980 muri album yitwaga Derivato. Ariko nkuko mugenzi wanjye abinyumvije arakoze cyane, ushobora nawe kubutaba muri groupe ariko ukaba ukeneye kugira icyo nawe utanga umusanzu no guteranya 3 karindwi 4 5 5 3 8 2 rimwe. Iyo nimero ushobora kutwandikiraho tugahita dusoma igitekerezo cyawe muri kino kiganiro. N'ikiganiro mu ijambo rimwe n'ubu ndaza kugenda ngerageza gusobanura ubushakashatsi twakoze ibyo gutera ivi n'ibiki byavuye he, kandi kubera iki bikorwa, kuki twakomeza tukabikora cyangwa se kuki twabireka nimba atari byiza. Umuziki ntabwo nkomeza kuwuvugiramo kuko nyine no kudushyira muri nkuru I wanna marry you. Nagiraga nti wandikiye ku guteranya 3 karindwi 4 5 5 3 8 2 rimwe ni WhatsApp ya studio tugahita dukora igitekerezo cyawe. Must be the weather. Something must do something to your jeans or something. No, inside. Me and clients, we used to sit on my porch. Oh, let me see, 12 years ago. And we used to watch this one girl go by all the time. She used to, I guess she used to work downtown. And she seemed like a lot older than we were. She had a couple kids and we used to just watch her. And sometimes those people that you only see for a little bit, you don't forget them for some reason. People that you only see for driving by in a car or who walk by you on the street.
big man? Well, sometimes at night when I lie in bed, I still see her face running round my head. Well, sometimes at night when I lie in bed, I still see her face running round my head. Here she comes, walking down the street. Here she comes, walking down the street. She's looking so fine, she's looking so sweet. Yeah, she's looking so fine, she's looking so sweet. And someday I'm gonna make her mine. I'm gonna make her mine. I know I will. I know I will. Someday I'm gonna make her mine. Yeah, I'm gonna make her mine. I know I will. Someday she's gonna stop instead of walking by. She's gonna stop now instead of walking by. She's gonna stop instead of walking on by. She's gonna stop. Ooh, my little girl, 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 little girl. My little girl, 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 little girl. My little girl, 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 little girl. I see you walking, baby, down the street, pushing that baby carriage at your feet. I see that lonely ribbon in your hair. Tell me, am I the man whom you put it there? You never smile, girl, you never speak. You just walk on by, darling, week after week, raising two kids alone in this mixed up world. Must be a lonely life for a working girl. Little girl, I wanna marry you. Oh yeah, little girl, I wanna marry you. Yes, I do. Little girl, I wanna marry you. Now,
be proud if you would wear my name. Ooh, my girl, my little girl. Oh, darling, darling, darling. Yeah. See you. Say you will. isi n'ibihe ibihe n'amakuru ubuzima n'urugwiro. IRTV mu kugufasha ibyo byose bisaba guhora uri update. burya rero kuba update nta kindi bivuze murandasi, bivuze kuba nyine uhora usoma ibyandikwa, ucukumbura n'ibindi. Mu kiganiro cyacu rero twatangiye, ntabwo turi buze gusubira inyuma. Ndongera mbibutse nimero mushobora kutwandikiraho, kandi abamaze kutwandikira ndabashimira, mukanya ibitekerezo byanyu ndabinyuzamwo amaso, gusa ntimuze kumpamagara nk'uwari umpamagaye mukanya mu gihe twumvaga indirimbo. Ntabwo ari byo, ahubwo wanyohereza voice note uramutse ubikeneye. Guteranya 337 kane 5553383 niho ushobora kuza kunyuza igitekerezo cyawe wowe udasanzwe umenyereye nimero tuganiriraho. Ngira ngo hari abantu benshi mwibutse ibihe byatambutse. Hari igihe mwari muri mu bitaramo, hari ibihe mwari muri mariage zanyu cyangwa z'abavandimwe. Indirimbo nk'iyi ngiyi ya Bruce, ntabwo ari Bruce Melody, ni Bruce Springsteen, ivuga cyane I wanna marry you cyangwa se ndashaka kwabirwa mu Kirundi. Sinzi nimba gusha ndarondera abazi Kirundi ntimunterebuye nk'abarioneri n'abandi bakora mu ijwi ry'urubiro i Bujumbura, muzambwire neza ndashaka kwabira, ndashaka kubigenza gute mu Kirundi. I wanna marry you Lioneri, uze kumfasha nimba uri muri groupe umbwire uko babivuga. Ndakomeza tureba nyine icyo ikirango cyari kitubwiye ugomba guhora uri update. Inkuru tugiye kuganira muri rw'igifaransa, nshobora kugerageza nkasoma mu gifaransa cyangwa se nkanavuga mu kinyarwanda, ariko umutwe uragira ngo s'agenouiller avec une bague de fiançailles, origine et tradition. Mbese nko mu magambo make ni gutera ivi n'impeta yo gusaba uwo mukundana kurushinga. Byavuye hehe? Ni muco nyabaki? Manza ngerageje kubisobanura, muze kumbabarira ni ntabisobanura nkuko bimeze mwe muri gusoma kuri ya page nababwiye wayishata akadomo IRTV akadomo FR akarongo kaberamye 2022 akarongo kaberamye 08 akarongo kaberamye 19 akarongo kaberamye. Interuro igira iti s'agenouiller avec une bague de fiançailles, origine de la tradition. Nuko nyine bimeze muri link, gusa hagati ya buri jambo kiramo akarongo kagiye gatambitse. S'agenouiller birafatanye, nta cedille irimo. Ni s'agenouiller akarongo gatambitse, avec akarongo gatambitse, iyo nteruro yose ukayirangiza. S'agenouiller avec une bague de fiançailles, fiançailles hariho S, origine de la tradition akarongo kaberamye. Mwe muri kuri iyo page muragenda mwisomera, namwe muzayigeraho nyuma yo kumva iki kiganiro, muzasoma muzare ko byari byanditse. Nimba ntabivuze nkuko bimeze, ntabwo nyamuneka ndi umuhanga mu gusobanura indimi, ariko ndagenekereza ku buryo n'abatumva igifaransa tuza kujyana. Reka mpere kuri ahangaha rero, ese batera ivi bati? Basore mutararitera, harya batera ivi ry'iburyo cyangwa batera ivi ry'ibumoso? Gusa
ntabwo bashyira amavi abiri hasi. Niyo mpamvu hari ndaza kubanza nkashyiraho imbibi cyangwa barriere mu gifaransa. Ntabwo muri uku gutera ivi bashyira amavi abiri hasi, kuko iyo bashyize amavi abiri hasi baba banyuranye n'ibyo Maxime wabikoze nkuko ndaza kumugarukaho bwa mbere yabigenje. kandi gushyira amavi abiri hasi no gupfukamira Uwiteka. Nyamuneka Bibiri iratubuza ikatubwira yuko nta wundi tugomba kwikubita imbere. Ibi byo rero bikorwa nkuko Maxime ndaza kugarukaho nkuko ndi kugenda mbivuga yabigenje. Ndeka katumwumva uyu muyigiri, hari abawumvise mu makwi yabo. Ni umuyigiri mwiza cyane utwibutsa amajoro y'ubukwe. Mbanza nsome ku mazi hanyuma ngaruka mu kanya dusubiza iki kibazo ngo ese ivi rishyirwa hasi ni iry'iburyo cyangwa ni iry'ibumoso? Umutwe uravuga ngo genou droit ou genou gauche à terre. Twakomeje mu kanya reka nduhuke. Twakomeje rero mu kiganiro cyacu. Ndizera yuko abari online twamaze kujya mu mwuka umwe kandi twatangiye kohereza ibitekerezo. Ndagushimye cyane wowe Lionel dufashije kumenya neza icyo ijambo nari mvuze ryariringoye gatoya mu Kirundi icyo rivuga. Reka nguhe mikro hanyuma nawe ubidufashemo ubidusobanurire uko nyine ubyumva mu Kirundi. Hello, ndi Lionel, ndi mu Burundi Bujumbura. Nanose ko mushaka ndabafashe kumenya ijambo I wanna marry you mu Kirundi cyanyacyo. Ndumva mu Kirundi cyanyacyo bishatse kuvuga ndashaka kukugira umufasha, ndashaka kurongora. Murakoze cyane. Urakoze cyane nawe Lionel. Nshobora kuba nari ndi kubyitiranya, hari igihe amagambo y'ururimi akoreshwa hamwe ntakoreshwa ahandi. Ubwo rero igisobanuro cyiza ni icyo ngicyo. Umuyugiri twumvaga watunejeje kandi urakomeza kuzamuka ndetse ku muvuduko mwiza ku buryo tuwumva neza. Hari abantu bajya bambaza ngo umuyugiri ni iki? Umuyugiri nicyo bita melody mu Bifaransa. N'uyu muziki tuba twumva abandi bawita instrumentale cyangwa se nkumbaze instrumento. Mu kiganiro cyacu mu kanya ndasoma ubutumwa bw'abantu batandukanye. Vuga yabaga muri Kigali, ubutumwa bwawe ndaje musome mu kanya. Kandi nawe Abraham ijwi ryawe igitekerezo watanze ndakirekura mu kanya abantu bacyumve uko ubyumva. Gusa nkuko umutwe nari nateruye mvuga nti tugiye kuganira ugira uti se babanza ivi ry'iburyo cyangwa iry'ibumoso hasi. Mu bushakashatsi IRTV ijwi ry'urwo twabaje gukora ntabwo ari ibintu by'ibitangaza. Inkuru twabahaye iragira iti mu buryo busanzwe bashyira ivi hasi ryaba iry'iburyo cyangwa iry'ibumoso ntacyo bitwaye, biterwa nuko wumva ivi rikorohera kujya hasi. Burya hari umuntu wandikisha indyo undi akandikisha imoso, ariko bose barandika. Iyo ubonye aho banditse ntushobora kuvuga uti iyi ni indyo cyangwa imoso yanditse ahangaha. Icy'ingenzi nuko ushyira nyine rya vi hasi mu buryo bumva buri equilibre udashobora kugira ikibazo. Nicyo twabashije kubona. Nta mategeko adasanzwe avuga ko ari iry'ibumoso cyangwa iry'iburyo bashyira hasi. Ndagira ngo nkwibutse wowe ugifungura inyakiramajwi yawe, yaba ari telefone cyangwa se mudasobwa ndetse na televiziyo zishobora gukoresha murandasi. Nkwibutse ku kiganiro turimo ari Voice of Rugwiro Time, ikiganiro ababa muri groupe ijwi ry'urugwiro bagiramo uruhare bohereza amajwi cyangwa se batwandikira n'ubutumwa butandukanye bitewe n'ingingo turi kuganiraho. Uyu munsi turi kuganira ku gutera ivi, ngira ngo niyo mpamvu dufite imyigire itandukanye itwibutsa
ibitaramo by'ubukwe, kandi twifuriza ubukwe bwiza ababurimo, ababutegura, ndetse twizere ko ababugize ejo cyangwa se mu minsi mike ishize bwagenze neza, buki zikaba zikomeje kuba buki. Dore rero uko abavandimwe bagiye batanga ibitekerezo. Hari umuvandimwe uhisemo ko tutamuvuga amazina, ariko igitekerezo cye reka nkireke mu cyumve ngiki, kandi nawe ushobora kugira icyo utwoherereza nk'ijwi nimba uri muri groupe wumvise uko yabivuze, ukaba wamusubiza cyangwa ukamwunganira, nawe ugatanga igitekerezo cyawe kubyumva. Mu kanya ndaza gukomoza ku mutwe kugira ngo la première demande officielle avec bague de fiançailles, mwebwe gusoma kuri irtv.fr muri kubona aho ngeze ubwo ngubwo. Gusa mbibutse ko nutanga igitekerezo aho ku rubuga kizagaragara gitinze, kuko bisaba ko admin azabanza kugicishamo ijisho akacyemerera kugaragara ku rubuga. Gusa iyo ubikoze warabanje kwiyandikisha ugashyiramo email yawe, ugasaba ko buri gihe igitekerezo cyawe kizahora ari nta makemwa, ushobora kugitanga kikagaragara admin atabanje kugikora, ibyo bita mu cyongereza approval. Sinzi uko nukugisuzuma akavuga ati iki ni kizima. Gusa ikiza cyoroshye ni ukurisha guteranya 33745553388 WhatsApp, nibwo biba byoroshye. Reka twumve rero mugenzi wacu uko yabivuze. Aramutse jewe gutera ivi bifata nk'igikorwa cy'amarangamutima umusore akora yereka umukobwa akunda ko amwifuzaho ko yamubera umugore, bakabana bagafatanya urugo no kubaka umuryango se cyangwa no guteza imbere no kwiteza imbere. So kuri jewe ni igikorwa cyiza. Icyo gikorwa ubwacyo ni cyiza, ariko uburyo wenda gikorwa muri iyi minsi usanga harimo kwiganana cyane, so bigatuma rero bicyambura ka gaciro kacyo. Ugasanga nta abantu kubera kwiganana barabikora ari no kugira ngo biyerekane se, cyangwa ari ukugira ngo bashimishe abakobwa. Hari n'ababikora bashaka kubeshya, ariko ibyo rero iyo bikomeje, kuko baravuga ngo ikinyoma iyo gikomeje gusubirwamo kenshi kigeraho kikabukuri. Ugasanga hari n'ababikora kugira ngo bamanipulating abakobwa se, cyangwa kugira ngo bamamare, ariko mu by'ukuri badafite intego yo kuzuza agaciro k'icyo gikorwa. Ni uko mbyumva. So uburyo bikorwamo uyu munsi ntabwo byemera, kuko bikorwa harimo kwiganana cyane akenshi, ariko hari n'ababikora neza. Mugenzi wacu ati uko babikora ubu ngubu mbona harimo akantu atari ku bundi byari byiza. Ubwo rero arakoze cyane ku musanzu aduhaye muri iki kiganiro, uko we abyumva nuko, kandi ntihagira umuterebuye. Turamushimiye cyane, n'umuvandimwe uduhaye igitekerezo ari i Kigali mu Rwanda. Ndakomeza rero nka wa mutwe nari navuzeho ugira uti la première demande officielle avec bague de fiançailles. Uko twabashije kubibona mu bihe byatambutse, kandi ntawe utabizi, hari igihe gushyingiranwa byafatwaga nk'ubucuruzi, cyangwa se umukobwa ushyingiwe agafatwa nk'uguzwe n'umutanzeho ikintu runaka bitewe n'umuco. Mu Kinyarwanda byo bita inkwano, ariko byagiye bihinduka, kandi ni ibintu byiza byo kwishimira, ndetse bitangira hambere gato mu bihugu bimwe na bimwe, nko muri Autriche mu 1477 Maximilien yari empereur, arabihindura rwose, aba umuntu wa mbere watanze impeta ya zahabu mu mateka, ayiha Marie de Bourgogne umufasha we. Nuko ibintu bitangira kugenda bisa neza, nubwo urugamba rutari rworoshye. Wowe udukurikiye kuri irtv.fr uraza kubona ahagana hasi ifoto ya Maximilien wakoze ayo mateka. Ntegereje ibitekerezo byanyu. Gusa reka nsome igitekerezo cy'umuvandimwe Bahati uri muri Madagascar. Bahati akunda kuduha ibitekerezo, gusa aranditse ati mfite ikiraka ntwaye umuntu simvuza hagiye kumujyana, atari kuko mbyumva gupfukama
tanga icyubahiro ku muntu ushaka ko murushingana ni ukubanza gukora nka bya bindi Yezu yavuze ko ari byiza yuko ubanza kuba muto hanyuma ukazabona gushyirwa imbere. Ni ukwereka wo ushaka ko mubana ko uri umuntu wicishije bugufi ariko ko akwiye kukwigiraho nawe akicisha bugufi. Ni igitekerezo cyiza cyane, urakoze kuba weretse umuntu ko niba uciye bugufi nawe agomba kumera nk'uko nguko. Reka dukomeze twumva uyu muyugiri ndeke uzamuke usukubite n'imiyugiri yagiye ikoreshwa mu makwa atandukanye nabegeranyirije. Nusanga mu wawe uze kunyandikira uti nibonyemo, wandike ku guteranya 37455338382 ndahita mbona ubutumwa bwawe, ariko kumpamagara byo ntabwo byakunda, ni WhatsApp gusa. Bakunze turakomeje mu kiganiro kandi biri kugenda neza kubanga byuma bari kumbwira ko hari indijwi ryabonetse, reka naryo turyumve nimba rimaze gutungana kandi bikaba ari nta makemwa. Njyewe nitwa Abraham, nkaba mperereye mu Rwanda mu karere ka Rwamagana. Nkunda gukurikirana ibiganiro byose bica kuri radio yacu. Topiki bijyanye no gutera ivi, njyewe nkaba nagira ngo nanjye ngira icyo nyivugaho nk'umunyarwanda. Ntabwo ndi mu bantu bashyigikira biriya bintu byo gutera ivi bitewe n'uko ntabwo ari umuco wacu. Si umuco wacu kuko ni ibintu tutabyirutse tubona, twabonye ari imico yagiye ituruka mu mahanga, twisanga natwe naha byatugezeho. Benshi bavuga ko ari iterambere, ariko njye nk'umuntu utakora icyo gikorwa cyo gutera ivi mba mbona ko ari n'ikintu kigayitse. Ndababwira ko buriya hari ibintu tujya dukunda kubona umuntu yaterewe ivi uno munsi, ejo wa undi yatereye ivi nawe aramupfukamisha bitewe nuko yabikoreshejwe n'agahararo cyangwa kuko hari ahandi yabibonye akabyigana. Ntago nge mbikunda, simbikunda kuko mbona atari ibintu byacu nk'abanyarwanda. Ubundi ntago umugore ugiye gushaka uba ukwiye kumupfukamira. Kuri jye ubwo mbona uburyo bwiza bwo guhana icyubahiro, wahamwambika iyo mpeta biciye mu zindi nzira hatabayeho gupfukama. Kuko ejo iyo mwashwanye ntago wibuka ko ari wa muntu wapfukamiye, ahubwo ngira ngo ubisigaho wabikoreye, mwagirana akabazo runaka ugasanga umwe wapfukamiye utangiye kumutera inshyi n'imigeri, cyangwa nawe ukamupfukamisha ukamunigagura. Ibyo ni ibintu tujya dukunda kubona hanze aha ngaha, kenshi usanga amadivorce aba, mbega ni ibintu mba mbona bidakwiye kuri twebwe. Buriya umuntu uporopoza umukunzi we atamupfukamiye, rwa rukundo nirwo mba mbona rushobora no kuramba. Ntabwo gupfukamira umuntu ari byo bigaragaza ko umukunze, cyangwa ibintu ukoze bishobora kumugaragariza ko rwose gahunda muri gupanga izagenda neza. Mureke nk'abanyarwanda tureke kujya dufata imico ivuye ahandi ngo tuyihuze n'umuco w'iwacu, kuko ibi ngibi ntabwo twigeze tubibona muri ba sogokuru batubanjirije. Murakoze murakarama. Abraham uri Rwamagana, nawe urakoze cyane. Umusanzu wawe nkeka ko abakurikiye IRTV live nonaha bawumvise, namwe muri groupe mwabonye icyo Abraham yabivuzeho, muraza kugerageza kumusubiza. Kandi hari abashobora kumushyigikira cyangwa se ntimumushyigikire, ntabwo ari we mudashyigikiye, ahubwo nuko yumva ibintu cyangwa ukamufata iki kintu. Ntabwo ndaza kureka gukomoza kuri ya nkuru nababwiye iri kuri page ya IRTV.fr twashingiye iki kiganiro uyu munsi. Ndasoma ndi magambo make ngerageza kuyasobanura mu rurimi abatari bake bari buze gushobora kumva bari mu karere, ariko abumva igifaransa ntibagoye. Depuis des siècles,
les couples confirmaient leur amour mutuel en se faisant soit des fiançailles et en se mariant. Biragira biti mu binyejana n'ibinyejana bakundanye bagiye babihamya mu guhana impeta zisabana gushyingiranwa ndetse no gushyingiranwa nyirizina. Ibyo rero byagiye bitangizwa ahenshi n'ubusabe bwa mariage. Bamwe mu bashakashatsi bagaragaje yuko ibyo bintu byagiye bikorwa mu buryo bujyanye n'imico y'abamwe mu bihe runaka, aho bamwe babifataga nko guca bugufi bagashyira nyine ivi hasi, ndetse nk'uko iyi nkuru igenda bigaragara yuko hari n'ababikoraga bitewe n'uko amakouple menshi cyangwa se abashakanye benshi baba batareshya abagore, akenshi bakaba aribo badafite igihagararo kirekire nk'icy'abagabo babo, bityo abagabo bagasa nk'abaciye bugufi kugira ngo baringanire no ku buryo bw'igihagararo, kugira ngo kwambika iyo mpeta bize kugira ishusho nziza. Ubwo urakomeza usome uko byanditse, inkuru ndende uraza kuyibona kuri irtv.fr. Hanyuma kandi nkomoza no ku cyo mugenzi wacu avuze mu Rwanda, ati tw'Abanyarwanda, ndavuga Abrahamu, ati tw'Abanyarwanda rwose ibyo bintu ntabwo twabibonanye basogokuru, ariko se mwe mutari mu Rwanda mubibona muti? Mu kanya twumviye umugira ingaruke nsoma ubutumwa nabashije kubona, nakunze kuvuga ko mbasomera ubutumwa ariko nkagenda musimbuka ntikanasoma nka bumwe, ni byinshi ariko ndanyuza mu amaso rikanze mu kanya ndebe Umuhoza Ange icyo yabivuzeho. Amahoro bakunzi ba Ijwi ry'Urugwiro, radio yacu turayikunda cyane, natwe mu Burundi turayumviriza cyane, turayikunda cyane, tunashima ibiganiro komeza muducisha ko byubaka gwaruka abantu muri rusange. Yego nkaba mperereye Ikobero ku mupaka w'u Burundi na Tanzania, naje nagomba ngire icyo nunganiye kuri topic nazindutse numva abavandimwe mu Rwanda n'abandi b'imihingo itandukanye baganira ko bagira commentaire. Rero jewe iwanje ni gutera ivi n'umugigwa, novuga ko mushigikira. Yego si byiza ko dufata imico yose y'abazungu, ariko kamendo muri rusange mu Rwanda, mu Burundi n'abavukanyi, twe turabavukanyi. Ndabivuze nshingiye ko hari umuvandimwe hejuru ariko yaritanze igitekerezo avuga ko imico ari imico y'abazungu, mugabo murazi ko tutera tuje imbere uko mwakwera. Ego si imico yose twofata y'abazungu, ariko hari imwe nkuko dufatiye nko mu Burundi twebwe nako twarafashe umuco wo kwambara, mbere twambara impuzu z'ibiti n'ibindi. Hariho imico imwe tutosigara inyuma gose nkuko turiko turaza mu gutera imbere ko gukoresha ikoranabuhanga, internet. Yego rero jewe ndabishigikira nongera ndabishimangira muri ubu buryo. Icya mbere jewe numva ko gutera ivi ni igikorwa novuga ko ni igikorwa
cyo kubaha umukunzi wawe, kumwereka ko umwubashe, ego icyo ni icya mbere. Hanyuma ibindi navuga ko bikurikira ni umuco wo kumwereka ko wifashe, waciye bugufi, kirashaka gufatana no kumwubaha nyine, waciye bugufi. Kandi twebwe nko mu muco w'ikirundi, guca bugufi ku muntu usumba n'ugusumba, ni umuco duha agaciro cyane. Wumva ko rero bigeze ku mukunzi wawe, biba ari ibindi bintu kandi binezereye cyane. Yego, ngira reka tuca tubandanya n'abandi mbona bariko baraduhira ibitekerezo. Murakoze cyane, mukomeze mukurikirana radiyo yacu, radiyo dukunda. Murakoze cyane, nongera nsuhuza abavandimwe bene wacu mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, n'abari ngaha nyine, abari mu Burundi, Muyinga, Igitega, Ngozi, Bujumbura, Kayanza. Ati mugire umunsi mwiza cyane. Merci na wewe ukomeze ugira umunsi mwiza. Igitekerezo cyawe ni uko kije kandi turacyakiriye, turanagishimye. Reka dukomeze ikiganiro. Umuhoza Ange ukoresha nimero yo mu Rwanda iherwa na 67 yagize ati mwaramutse, nitwa Umuhoza Ange, mperereye i Kigali mu karere ka Gasabo. Nanjye mbona igikorwa cyo gutera ivi ari ikimenyetso cyiza kikwereka ko ufitiwe icyizere n'uwo mugiye kubana. Gusa hari bamwe batubahiriza iryo sezerano, ariko n'ubundi habaho abantu batandukanye. Kuri ubu benshi barabikora kandi bakabikora babyishimiye, byabaye nk'umuco. Njye ku bwanjye mbona ari byiza. Murakoze. Nawe urakoze Umuhoza Ange, igitekerezo cyawe ngicyo. Abari muri groupe mwakibonye, ndizera ko mukomeza kugenda muganira tugwiza urugwiro, kandi ikiganiro Voice of Urugwiro Time kibe icya bose. N'abatari muri groupe mutwandikire ku guteranya 337555338 nimero ya WhatsApp. Numpamagara nyamuneka uraba umuhoteye, ahubwo wandike. Dukomeze twumva ibigiri mu kanya, turumva ikindi gitekerezo kijwi kiri muri groupe. Kandi abari muri groupe mukomeze mutanga ibitekerezo, na nyuma y'ikiganiro nta kibazo turakomeza tugende tuganira tugwiza urugwiro aho duherereye. Reka nyarukire mu karere hirya gato, haba muri Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Ndabona hari amajwi yaje nayo aturuka muri ibyo bihugu. Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Pacifique Habimana depuis Goma. Pour moi, ce que je peux dire à propos de la proposition de prendre quelqu'un ou quelqu'une en mariage, moi, je pense tout d'abord que avant tout, c'est une décision avec une détermination. Puisque quand tu veux, tu peux. Vouloir, c'est pouvoir. Alors, si quelqu'un aussi que tu veux prendre ou que tu veux proposer en mariage, si elle accepte
En tout cas, c'est un grand pas. Et il faut voir aussi si elle a cet objectif ou cette envie de fonder son foyer. Puisque quand elle n'a pas cette envie de fonder son foyer, totalement, il est difficile pour elle de cheminer vers la détermination. Car les filles d'aujourd'hui, elles aiment qu'elles puissent se faire voir, être dotées ou faire le mariage. Elles veulent seulement pour qu'on puisse le voir qu'elles ont eu des candidats, des prétendants à mariage, mais sans objectif de fonder leur foyer ou de conquérir ou de parvenir à leur objectif. Puisque tout le monde qui a un objectif de se marier, il a des propositions ou il a des conditions qui causent à ce que cet homme puisse travailler beaucoup pour qu'il puisse atteindre son objectif ou ses objectifs poursuivis. Alors, il y a des filles là-bas, ici même, même ici à Goma, il y en a, et après avoir fondé leur foyer, après le mariage, une semaine après, elles divorcent. Alors, vous voyez, par exemple, comme un couple qui vient de faire un mois de mariage, et à un moment donné, ils disent qu'ils réclament la séparation. Est-ce que réellement les deux ont eu le temps de s'asseoir et de parler en tout ce qu'ils vont faire ou ce que ils vont conquérir pour atteindre leurs objectifs ou pour qu'ils puissent un peu vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est un chemin qui est très long. Moi, je prends ça comme un avion qui décolle de l'aéroport. Dès que l'avion décolle, il doit atterrir à son piste poursuivi. Alors, c'est ça le mariage, c'est ça en fait l'objectif de chacun qui veut fonder son foyer. Il doit faire quoi? Il doit regarder, je suis prêt pour m'engager. Est-ce qu'après un moment donné, je ne vais pas abandonner? Vraiment, moi je vois que si vous voulez marcher ensemble, vous devez collaborer. Alors, si il n'y a pas une collaboration, vraiment je pense que pour moi ça c'est une distraction. Ça c'est une distraction pure et simple. Si vous vous mariez, ça qu'il n'y ait pas de collaboration. Par exemple, il y a des gens qui arrivent et ils proposent une fille en mariage qui n'a jamais eu le temps de dialoguer ensemble, de s'asseoir ensemble, de parler de tout et de rien pour qu'on puisse un peu chacun puisse découvrir un certain caractère de l'autre. Alors pour moi, s'il y a une proposition en mariage, vous devez tout d'abord raisonner et vous devez tout d'abord
aussi voir si la personne à qui vous voulez vous engager, si elle est prête pour supporter tes caprices et vous aussi pour supporter ses caprices et vice versa. Voilà, je pense que ici à Goma nous suivons ijwi ry'urugwiro nda kibazo. Nous sommes très contents et nous vous aimons tous. abari Goma mwese ndabashimiye. Pacifique Habimana urabaserukiye uti turabyumva ijwi ry'urugwiro, turabakunda, natwe turabakunda ijwi ry'urugwiro kandi nk'umuryango mugari wabumva iyi radio dutekereza namwe ku bari mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo mufite ibibazo ariko nyine wabihanganye ukaduha igitekerezo. Ndasoma andi magambo make ari muri iyi nkuru twashingiyeho iki kiganiro cyacu uyu munsi. Ahagana hasi hari umutwe ugira uti une autre explication, un symbole d'engagement. Ngenekereje uko twabashije kubicukumbura kuri IRTV, ubu n'ubundi buryo bwo kugaragaza ko guca bugufi ushyize ivi hasi ari ukukuraho imitekerereze yo kumva ko umugabo ari kibasumba, donc no kushaka kwegezayo iyo myumvire. Abagabo benshi burya nkuko nigeze kubikomozaho, niyo barebye kuri taye usanga rwose bashinguye kuruta abo bagiye kuzashyingiranwa nabo. Birashoboka rero yuko nabwo bwaba uburyo bwo kuvuga ngo byorohe guhana ikiganza mu kunyerezamo iyo mpeta y'urukundo, kandi nanone ni uburyo nyine bwo kwiyoroshya. Umugabo abavuze ati rwose nciye bugufi. Erega abaterese murabizi bishobora kuba n'ubundi buryo bwo gushima yuko igitekerezo watanze cyashyigikiwe, mbese umushinga wawe watewe inkunga. Gusa mfite ijwi hano mu kanya ngiye kureka mu kumva irya mugenzi wacu uri mu Rwanda. We si kwa byumva, nge naryumvise, we si kwa byumva. Reka ndeke tuanze turyumve, nyuma yaho ndaza gukomeza nkomeza nsoma inkuru kandi n'amajwi y'abagize bivugaho muri groupe aracyahari n'abanditse muri benshi. Mwese rwose ibitekerezo byanyu ntabwo biri bucika, ntabwo ndaraje ubutumwa, ndaza gusoma ibitekerezo byanyu. Uyu muyugire twumve gato, hanyuma kuhanga kubyuma muture kurire ijwi ryaturutse mu Rwanda ririmo ibyerekeranye n'ukuntu atari byo bidafite rwose ishingiro. Ndumva n'ijwi rifite code C15. Murakoze cyane. Ibitekerezo byo nabyumvishe, ariko ngendeye kuri ibyo by'uwo wa kabiri niwe nashyigikira buriya cyane. Wese urambwira ngo niba umuntu ushobora gupfukamira umwana w'umuntu utapfukamira Imana, ibyo bintu wabisobanura ute? Icya kabiri, kuba ugiye gushaka bari umufatanyabikorwa wawe, kujya kumupfukamira cyangwa kuki we yakwemera ko wanamupfukamira? Icya mbere manze mwumve ko umufatanyabikorwa byo mugiye gukora, mugiye gufatanya. Aho rero ntago wambwira ngo umuntu mugiye gufatanya kumwe arimo arishyira hasi yawe. Aho ngaho ntago byaba ari ubufatanyabikorwa ahubwo wawe, cyaba ari ikindi kintu kindi. Niba ari byo mwiyemeje mwashyize mu bikorwa ibyo mugomba gukora, umuntu adapfukamye ubundi ntiyashaka umugabo cyangwa umugore. Ndumva igitekerezo cyanjye cyaba ari icyo ngicyo. Urakoze nawe mugenzi wacu uri mu Rwanda uko bivuze.
niko ubifata, niyo position yawe. Ntabwo mvuga amazina yawe nubwo njye nyabona, ni wowe ufite nimero na 826. Turakomeza mu kiganiro rero, tukomeze kungurana ibitekerezo. Ntabwo turaza guca urubanza, buri wese aravuga uko abyumva kandi nuko abifata, tugwiza nyine urugwiro. Nongera kubibutsa yuko ibi bintu bitatangiye nonaha nkuko nigeze kubikomozaho. Maximilien wo muri Autriche yabitangiye mu 1477, bikomeza kuzamuka bigenda bikwira kugeza ubwo byaje kugeraho hafi mu 1870 byinjira no muri Afrika. Urumva ko ni hafi yuko abazungu cyangwa abakorone bari batangiye kuza muri Afrika, nkeka mu Kinyarwanda ndetse hari no mu Kirundi, nkuko umuvandimwe uri Kobero yabi bantu muri kumpamagara. Mwihangane ntabwo nshobora kwitaba, no kwandika gusa. Naringize nti nkuko umuvandimwe uri Kobero y'u Burundi yabivuze, baba abanyarwanda n'abarundi nkeka impeta bo barakoreshaga icyatsi cy'umwishywa. Mu minsi mike nabonye rutanga rw'amaboko ari kugenda bigarura mu Rwanda. Ntumbaze, ntabwo yantumye ngo bimuvugire, gusa niko byagendaga kera. Hanyuma fiançaye narivuze ko zageze muri Afrika mu 1870. Urumva ko haraceho imyaka rwose igera hafi kuri 400. Maximilien abikoze 400 ndetse n'indi igera nko kuri 7 yari itambutse. Nicyo gihe kiza byari bitugereyeho. Hanyuma dushatse kubisanisha n'ibyacu, bamwe bati nibyo, abandi bati ntabwo ari byo. Gusa kugeza ubu nta mategeko yihariye abibuza, nkeka nta dini riri hanukira ngo ribibuza abantu. Ni imyemerere ya bamwe n'abandi bavuga bati gupfukamira umuntu cyangwa se gupfukamira Imana. Ntabwo nanjye ndibuze guca urubanza, gusa ibikorwa bishobora gukorwa duteye ivi ntabwo ari bike. Ngira ngo muribuka ko hari n'igihe twacaga bugufi abakuze tugasoma ku ntango nyine ikibindi kwata rikumva Ikinyarwanda cyo hambere. Twarabikoraga tugashinga ivi umuheha cyangwa umuseke utaraba ikibazo kubera ibirwara, tugasoma intango kandi ibintu bikagenda neza. Ngira ngo ntabavugaga yuko dupfukamiye ikibindi. Nimba ndi kwibeshya muze kunkosora. Reka rero dukomeze nduhuke gato, hanyuma ngarure ikindi gitekerezo cyanditse, kandi n'iki gitekerezo kimaze kugera no kwanga byuma bagitunganye n'ijwi mbona naryo rimaze kuza, basanga ari nta makimwa, naryo turireke turyumve. Uyu munsi abadamu birinze kohereza amajwi rwose, benshi banditse muri groupe, ndakibanenze. Utaha muzajya namwe muvuga. Uyifite nimero iherwa na 432 yagize ati ntabwo wabona ukubaha ngo byange, ariko abo badashaka kuzabikora bakibabireka, baha amahoro ababikora. Mugenzi wacu nawe ufite nimero iherwa na 900 yanditse ati uyu ni umugabo, ntabwo ari umudamu. Yavuze ngo nuko ari mwabikorera, ntabwo uzi ukuntu gupfukama imbere y'umuntu biteye isoni. Mugenzi wewe uherwa na 773 aramusubiza ati nta soni umuntu akwiye kugirira uwo bagiye kuzashyingiranwa. Mugenzi wacu ufite 450 yanditse nawe ati, izina rye ni Daniel, yanditse ati ni byiza kubaha uwo muzarushingana. Mugenzi wacu nawe wanditse, ndagenda nyuzamo gake, hari abanditse bimwe bavuga ngo reka 403 ufite 403 nawe ubutumwa bwawe ntugire ngo nabusimbutse. Wanditse uti ndabishyigikiye cyane rwose, nzanabikora kandi ndumva bizajya bihora bigaruka ku mutima wanjye ko nashatse umugore nishimiye. Relax ufite nimero 008 nawe wamusubije uti ntacyo uzabikora uko ushaka, gusa cyubahiro ni cy'Uwiteka. Ntawe ubyanze, nyamuneka nanjye ndi mu rugo ruhande. Cyubahiro ni cy'Uwiteka kandi gukunda abo yaremye nabyo ni inshingano. Nanjye reka mpindame gato, ndetse nanjye narabikoze ibintu narabiteye, numvaga nta n'ikintu nantwaye.
ndafana babishyigikiye kuko ni n'ibintu nanjye nakoze. Twe twabikoze rero ntimudutera amabuye nubwo mpengamye gato ndacyayoboye ikiganiro. Nashatse ko gusa tuza kumenya ngo ntabwo ari ibintu bya none kandi byatangijwe n'abantu bakomeye, kuko Maximilien yari ampereri wa Autrichia wabitangiye mu 1400. Ntabwo nakomeza ubutumwa bwo muri groupe ni bwinshi, ariko reka nzamura amajwi nk'abiri dusatira umusozo, kuko iki kiganiro tugomba no kumvamo umuziki, ntabwo ari imiyugiri gusa. Kandi nizere ko ubishaka wambwira indirimbo nashyiramo mu kiganiro nyine cyo kwisanzuriramo ku nshuti z'urugwiro. Twakomeje. Narimbaye nk'uneguye gato abadamu cyangwa se ab'igitsina gore ko batatanze amajwi, gusa banyeretse ko kubuhanga bw'ibyuma hari umudamu uri mu Rwanda, Liliane agize icyo abivugaho. Reka twumve nawe igitekerezo cye, tubone gukomeza n'ibindi bitekerezo bitari byinshi, kuko turi kugenda dusatira umusozo w'ikiganiro. Mwaramutse, nitwa Liliane ndi Kigali. Proposal gutera ivi ngiye mbona biri romantic ukuntu tu ntago nta yindi nta kandi kamaro kabyo numva, ntabwo ndimo kwiyumvisha, ariko nyambamo nari nko kwicisha bugufi. Umusore nyine aba yicishije bugufi asaba umukunzi we ko bazabana. Njye nuko nguko mbyumva, kandi biri romantic ukuntu tu gutera ivi, agatera ivi agaca bugufi akemererwa. Hari n'abandi wagenda ukabasaba ko mu bandi utateye ivi ntibyemere, ntibivemo. Ikindi byaragize rwaza sinzi naho byaturutse. Ntaguciye mu ijambo Liliane, ni Maximilien wabitangiye mu mwaka w'1477 twabitangireho. Reka ukomeze. Ariko nyine nibyo biri kuri fashion, hanyuma ubwo wenda hari igihe bizavaho hakaza ibindi, ariko njye nta kamaro kanini kabyo mbona, cyane yuko bashobora no kuriteranya mu bagashwana, ariko bigaragara ukuntu kuri romantic ukuntu at that moment. Njye ndumva nta kindi cyabyo nzi. Liliane uri Kigali yisekera ati njye ndumva nta kindi cyabyo nzi. Urakoze cyane nawe. Reka rero dusatira umusozo, tumaze hafi isaha tuganira. Ni byiza ko tujya no ku muziki ugiye gukurikira iyi gahunda, ntimujye kure y'inyakira amajwi zanyu. Isi ibihe n'amakuru, ubuzima n'urugwiro. IRTV mu kugufasha ibyo byose bisaba guhora update. 81.8